Fungura se. Ikira. Imigambi yawe singiya bandu, imbaraga zawe singizabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. None se kubisa ugiye no kugira umugabo uzabihurirayo? Genda. Cyangwa ugenda twara ugenda. Mana, wanuriya mosho. Soka mu modoka nigendere. Nazo mubwira ko ngomba kuvugana nawe. Niba cyangwa se kugeza. Niba nawe rero igihe ufunguye cyangwa cyo ufunguye cyo kubara. Cyangwa. Okay, ntabwo mugabo ntabwo ujya. Ubuki. Ni kunene ushaka kwibuke. Ntabwo kujya nitetesha shaka. Nama yambabye neza binoze mwaragiye muratumba maritumbagana. Tarashaka ninjye wabyaye cyangwa nashatse nyoka bafite. Haramuza abayobozi b'ibyaha. Fungura amagarane. Fungura se. Ikira. Urashonje se mwana wanjye? Nubwo icyo kurya kiranaboneka. Ariko nabo bagiye gushinga umutwe muri resoya. Imiruho iragwira. Iyo ntazinduka tuzayigura. Yewe sha ntabwo yanze. None rega nyine bizarangira. Nzarira kwishe. Ubu yo imba nazanye ikijumba mu nkaka twabisize. Bityo tutaraje. None se ubundi mwari kubijya mugatandukanye. Koma kubagirira gimwe wajajura reka bagakora bakamenya nuko abandi bana inzara ibajyaga. Zingatari we n'inzara yazamenya ko inzara ibaga. Barabizi. Barabizi abana banje barushye bakiri batoya. Gusa ariko bizarangira ko cyema tikize. Ikintu cya mbere ni ugusenga, ibundi byose Imana irabikora, ishobora byose kandi nta n'ikinanira. Ako rero mama nawe ibyo bintu byo kuvanga Imana ishobora byose. Yesu uko yavuye ku isi bavuga ngo agiye kuzagaruka. Aparati, ko tureba ukumiro. Waje ryari? Ese ubundi mubyizi nitusohoje. Ibi byatsi nabyo rero wagira ngo aho turi kuva biri kongera bigenda bisubiramo. Byamenye ko amasaha amaze kuba mabi. Iyo mbonye ubuzima turimo. Tanicuza impamvu nababyaye ntacyo nzabamarira. Papa ntukicuze. Watumye tubaho. Yo nta mpamvu yo kwicuza. Impamvu turiho ni nayo izatuma hari aho tugera.
Ese ko abana bawe bamaze kumenya ubwenge? Njyewe rwose iyo mbonye papa yacitse intege birambabaza cyane. Diana! Vinar! ntabwo ndi busohoke buri gihe usigaye ushaka ibintu byo kugenda umusize. Imodoka ni yacu twe. Wenda vuze ni soje imodoka njye mu kazi nta kintu kumvamo. Nta modoka ndi busohoke muragenda usige ku kazi nuranze ukomeze izawe. Fata moto zo gufata moto. Wese wayifashe. Rero twishimiyane. Jewe maze iminsi niva nameze neza. Njyewe rwose mama iyo ndi kubona papa yacitse intege yahangayitse ni ukuri ndushaho kubabara nkumva ndihebye cyane. Ntukababare mwana wanjye, ibi bizarangira, ni by'igihe gitoya. Sinzi impamvu ufite icyizere yuko ibintu bizarangira. Ugomba kugira icyizere igihe tukiriho tugifite ubuzima, twizera ko ibintu byose bihinduka. Ariko rero mama hari n'ijambo rivuga ngo kwizera kuraremaga. Kurarema? Kwizera kurarema. Nasi nizere iki twizere iki? Twizere Imana. Imana. Wizera aho igejeje ikora. Imyaka 70 yose Yesu azagaruka, twizere Imana yabikemura. Wa mana uzabikemura ryari? Uzabikemura ryari wa mana? Papa wowe ihangane. Imana nzi neza ko izatwibuka ku munsi utazi. Muhora muvuga ngo Imana izabikemura. Wa mana uzabikemura ryari? Papa witinya. Baravuga ngo imigambi yawe singiye abantu, imbaraga zawe singizabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Wayumvishe? Nkunda ko abana banjye bizera Imana. Bayizere, Imana izabikora. Ahubwo tugire vuba kano kantu dutahe tugasoje tujye kurya ndisonze. Dutahe rwose n'ubundi mu byiza. Bano dutahe. Kiza nuko papa ari kumva ijambo. Papa nuko azahura n'ibyiza byinshi n'abana be tuzahura n'ibyiza. Kugira noneho. Papa iyo ngubonye wishimye nanjye ndanezera. Oyikiza nuko ijambo ry'Imana riri kumugera. Babaza bucura, dore bucura gukunda kubi kurya mu nafsi. Pangurikije ukuntu nawe ukundaga Imana. Tuzahura n'ibyiza byinshi bitandukanye. Soje imodoka ari wigendeye. Ikibazo. Sohoka. Nje ntabwo nsohoka. Njyana ngezeho ku kazi none ugende mu byawe. Ariko buri munsi nzajya mura ntega moto dufite imodoka. Ntabwo ndi bisohoka. Ntabwo ngiye mu kazi none ngiye kujya handi atari mu kazi. Ngiye wowe handi ugiye naguhandeba. Yiwe jya ngeze ku kazi nurangiza ujye mu zawe. Ukabona tukamahani. Akitwara. None mbura umugabo cyawe ujyaye. Genda. Cyangwa ugenda twara ugenda. Mana, wanuriya ocho. Soka modoka nigende. Nuraba? Kare umenye umurozi. Nuraba ibintu by'umurera. Shabe muzaje ndigende mfite ibintu by'icyo cyo gukora. Batunize niza ndagaye mu mwana. Ariko ubundi gusohoka njyaye. Dukomeze dutinzanye. Ntayo nsokamo. Wambabare ko ngusabye ndagutakambira. Bamvira modoka ari ngijya mu kazi. Ntabwo nsokamo. Kandi uva ngubwira ikintu cyo ngomba kugira. Yani kukuyanganira neza. Je nako njya mu kazi, ahari ngiye guca. Hari abashe dufite nyina. Sibyo? Nakubwiye ngo ngeza ku kazi, nuranze uzijya muri gahunda zawe. Sasa no. Ntabwo ntega moto. So kufate moto ntabwo nshaka kugena modoka yanjye. Vuba kandi. Fini. Nubyo nakoresha imbaraga zanjye z'umurenge. Kandi nagubyishimira. Ngo nizikoresha. Vira modoka. Naho mva. Sawa. Ndeka. Niso. Akurundi bitebya. Na bitebya.
fata moto ugende ujye ku kazi kiyo kawe byakizwa gutegura ntayo nteka birabireke ikindi gutaka ibi guteka genda maze no kubirangiza kandi kabigura maze kurambira ndo yameze utekera se ntukoze genda fuze genda mundima genda fuze ari umwero mufunga uragiye ugiye usize ku muhanda unagiye uragiye se cyane uko wambara ukambara wambara ukayiza mama ati ubuzima tuzabamo kwiza ryari bizarangira hari igihe umuntu aba mu bigeragezo wenda njyewe nawe turimo turabyina tuvamo ariko se abana bacu bazabaho bati ese nk'ubu tugiye abana bacu tukaba tubasize hehe ni ikibazo gikomeye kuba ntacyo turabateganyiriza ndetse turabateganyiriza natwe ntacyo dufite aravuga ntagahora gahanze ari kuvuga ngo ntagahora gahanze nuko byibura abona ibyiringiro imbere ye ariko twebwe ntabyo mama tufa ntabyo oya humura kuba turi bazima igishoro cya mbere n'ibindi bizagenda biza gake gake icyangombwa ni amahoro ngaho reba ubu hari abakire benshi badafite amahoro n'umunezero ariko twebwe nubwo dushonje nubwo tuba mu nziga nubwo tutabayeho neza ariko byibura hari amahoro dufite n'amake mama gusa ikintu iyo buri twitanga uku nguku ndamutse mfuye wasezeranya ko abana banjye bazakomeza ukabanambira cyane rwose bameze nk'isa abana banjye erega burya iyo urugo rwavuye mu muntu umwe nk'aya mashyiga atatu umeze ute umeze bon sha nyine urabona nibwo nkigera mu mujyi ubwo ndifuza ko nyine wamfasha ukamenyereza kuko urumva nyine wowe urahamenyereye warahavukiye kandi njye ndi mushyashya ni ibyo urimo kuvuga nanjye urebe sinjya nsohoka muri iyi nzu kubera iki iki gipangu sinjya nkirengamo ariko noneho ngiye ku ishuri ndetse hano mu mujyi muri imfungwa ntabwo ari bose uzi papa uri hano papa wese ni intare intare se gusa ingona njyewe ntabwo nabishobora njye ntabwo nzashobora kuba muri gereza pe igihe tutaje mu rugo ntego mana yanjye njyewe akaguru kanjye karananiye pe niba atazabasha kubyihanganira ntibizakunda ntabwo yabishobora abashaka hano wicara hano mu gipangu usohoka ugiye ku ishuri nyine ufite ahantu ugiye nabwo abizi kandi nabwo ntiyaguha n'amafaranga ni ugutanga raporo utanga kuri iyi mana yanjye cyakoze ndabona uri n'umusirimu ufite n'agatelefone umuntu ni wese umwana uzayigura ahubwo se ni gute umwana nkawe wiga uba utunze telefone nese urumva ari ibintu bya danje nahaye fone nese nta fone ugira cyera njye ntayo mfite
ariko wenda nyine mu minsi iri imbere ko nzagenda amenyera nzayigura. Uzayigura ayikuye? Yarasetsa. Ese ubu ngubu urabona ndi umwana ku buryo nimara kumenyera ahangaha ntazabona amafaranga. Nese ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko nyine ndi mukuru bihagije ku buryo ki ntamara ukwezi muri uyu mujyi ntarabona telefone. Nese wizeye ko uzahita ubona akazi wizangahe? Akazi? Ariko rero abana bo mu mujyi bameze nk'abarwayi bo mu mutwe. Nese ubwo akazi uvuga ni ukugenda nkajya gukora ikiyede, ni ukugenda nkajya akazi uvuga ni bwoko cy'umuntu. Wenda ufite amashuri wize wakora nk'ako mu biro nyine bitewe. Nese akazi uzakora amafaranga? Ako niba ari umuceri mwinshi mwamurya simbizi sha umva mubwire giye rero. Mfite uburyo bwinshi nabonamo amafaranga. We tinda gatoya gusa menyeri uzumirwa. Ariko uzajya kwicuruza. Bicuruza bate? Nese uri kuvuga ko uzabona amafaranga uyakuye? Pasi mama Mati usaba ikintu kimwe, ndamutse mbaye mpfuye komeza ukanambira abana banje neza. nanjye n'abandi Reka burya ubu turi ko turi babiri turi nk'aya mashyiga atatu, ishyiga rimwe rivuyemo hari nta kintu ushobora gukora. kubwo gufashwa n'Imana byose gusa ikintu gusezeranya ko abana nawe kandi bakunda. Ariko se ubundi turi muri icyo kiganiro tunakireka. Nakubwiye ngo tegereza uzabibona sibyo? Ahubwo si ikibazo ko numva ndi kuvuga ngo mfite uburyo nzabona amafaranga nkumva urimo urabigira ibintu bya danje birebire. Ubwo ushatse kuvuga ko ukiri isugi? Isugi se kurasetse nese ngira umugabo? None se kuba isugi no kugira umugabo se bihurira? Nese wowe ntabwo uri isugi? Njyewe? Bana we ibaze noneho mbaye isugi. Ese iwacu bararoga. Noneho umuntu w'isugi ubwo mva reka nkubwire niba ukiri isugi umenye neza ko bakuroze kandi biri seriye. Inde wanduze ko ni wanyu bakuroze none si wanyu ubwo karibo batuma nyine ukiri isugi ngenda bizi. Ego cyagiye ngo ndumewe. Nese ubwacu barandoze mama wanjye muravukana iwanyu se muraroga? Naso yakuroga mama mukuru wanjye se urumva ariwe wakuroga ahubwo so niwe wakuroga.